uyu munsi turashaka kuganira ku bikomere mu rukundo. Ibikomere mu rukundo. Murumva ni nka seri. Jize nguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Umeze neza? Ni amahoro tumeze neza. Uyu munsi turavuga ku bikomere. Ufite experience? Oh yeah. Okay. Nta nararibaye? Nararibonye naryo. Anyway, Gisele ntacyo aza kubamarira. Nanjye numva nta bikomere mfite ariko ndi umushumba ugenda wumva experience nyinshi. Okay. Ariko nanone ntabwo tugendera ku byo twumva. Turagerageza no kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Tuvuge ngo ijambo ry'Imana rivuga iki ku ma situation amwe namwe. Noneho namwe muze no kubaza ibibazo. Kugira ngo ikiganiro ntikibi cyacu gusa namwe muze kukisanzuramo. Baraza kubaha nimero yacu kuri screen kandi biraza kugenda neza. Reka tugaruke mu kanya twinjire neza mu nsanganyamatsiko nyirizina. Reka twinjire mu kiganiro cyacu. Ibyinshi twagiye tubivuga Gisele, twagiye tuvuga twabiganiriyeho. Ntabwo wenda twabyise izina. Ubushize twaganiriye ukuntu umuntu arambagiza umusore mwiza, umukobwa mwiza, umugore mwiza, ariko dusanga tubona harimo ibintu byinshi. Harimo ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu ataba mwiza cyangwa atinda kuba mwiza. Runo rugendo ni urugendo rutoroshye. Ruranoroshye ariko. Okay. Bishaka kumfika ibintu. Impamvu uvuga ko rutoroshye nuko habamo n'ibikomere. Of course. Uzima mu bikomere bibamo. Uzima mu bikomere bibamo. Uri umukinnyi yari mu kibuga. Uzumva yakomeretse akaguru cyangwa urutugu. Ariko umva nago umukino woroshye. Nicyo gishoro cye. Ariko mu rukundo umuntu ashora umutima n'amaranga mutima. Byanze bikunze izo ni zimwe mu ngingo zoroshye z'umuntu. Kandi nicyo kintu iyo gikomeretse bituma n'umubiri no hanze ndetse n'abakwegereye. Umuntu ari umuntu ugira ibikomere, bya bikomere byo bigatuma n'abandi bakomereka. Ubundi wakomeretse arakomereka. Arakomeretsa yego. Wakomeretse arakomeretsa. Kuko ahora areba ishusho ye, sinzi ukuntu abireba. Ibintu abenshi usanga ibintu babireba biri negative cyangwa se abirebera mu ishusho y'igikomere ibya kera ibyamubaye. Ugasanga niba hari umuntu utaramugiriye neza akumva ko abandi bose ariko biri bumere, cyangwa byamuba akavuga ati ngenda bimenyere n'ubundi nta kiza kimbaho. Igikomere ni ikintu kibijije. Uzi ko niyo umuntu ari umuyobozi cyangwa n'umunyamakuru niyo avuga discours irakata, urabyumva ko irimo irakatira mu gikomere. Yaba umuvuga butumwa ukumva arabacyurira arigishiriza mu gikomere. Utavuga baririmbye se cyangwa afite turimbo akunda gutera agadutemba cyangwa yadutera ukabona n'utwo tumugera mu mwumva mu kazi bibona koko indirimbo aririmba birajyanye n'ibikomere ya. Igikomere rero ni ikintu gikomeye cyane cyafekta ubuzima bwawe bwose, wabishaka utabishaka. Ariko ibikomere bituruka henshi hatandukanye. Twebwe uyu munsi niyo mpamvu twabisobanuye turaza kwibanda ku byo mu rukundo. Hari ibintu byinshi byagukomeretsa umutima muri ubu buzima kuko turi mu buzima nyine birumvikana. Ariko reka twivugire iby'urukundo burya nabyo bitabakiriya benshi. Abantu benshi bari kutubwira ko baduteze amatwi, ariko ikibazo nuko nta numwe yageze amakuru nabazaga ntago bayampaye. Ntago bayagwa nose yaguha. Nicyo kibazo nambwaga ni kandi sindi bukuvuga amazina. We yihera urugero. Imitwe yabo baba bategereje ngo rero ngo tuvuge ibyacu. N'ubundi bantumye. Ambwiye ati buriya watubarije wowe narinjye nabikomere ndabona. Ubu rero nta bazi mu pasteur. Nise pastor ntacyo yatubwira ni pastor buriya ndamubabariza. Rero mubona byose rero wakomeretse uwomowe. Pastor rero ndamubabarije ariko arasa nkaho nta makuru ari buduhe umunsi. Oya reka mbwire. Habaye hari kese ubu yasharingamo ibyanyu nagiye mbivuga Gisele. Nagiye mvuga mutana bimbajije. Cyakoze.
uzi ko ibi rero ushobora gusahiduka nyine warisize ku karubanda. ariko reka nkubwire ubundi tumenyere ko abashumba bajya baduha urugero rw'ibyababayeho nuko naho Imana yabakuye bajya baduha uburane tuvuga ibikomere aho Imana yabakuye akatubwira ati ngiye Imana yankuye aha byagenze gutya Imana kaduha urumva ntabwo nshaka ko tuza kuvuga udukomere twafishije twatwitwe kuvuga ngo nagiye gutereta umukobwa ngo baranyanga ngo cyo igikomere igisubizo muracyumvise ko ibikomere bya pastor n'ibikomere bya fake byoroheje ubwo rero nje namubabarije ndamubajije numva icyo dusubije n'icyo ngicyo ibikomere bye n'ibyo ngibyo ntabwo nza kubabwira ibyo ngiye nta dukomere mfite two mu rukundo ibyo navugaga nta hari utuntu ntaza gutinda ubuse ngiye tugenda tubwira abantu ubu hari umusore ubona turi kuvuga ibikomere nawe akavuga ngo urumva ngo nigeze gukunda umukobwa ngo aranyanga iki ntabwo tukivuga rwose gusa ni igikomere ahubwo bataranga ubwo nguwo ni ubundi byikora bajya bavuga ngo in life you don't get what you deserve. You get what you negotiate for. Ntabwo mu buzima ubona ibyo ukwiriye ahanini ubona ibyo waharaniye. Baravuga bakomeza basobanura bavuga ngo umuntu bivuga ngo nabonye abantu bavukira mu muryango ukene bagapfa bakize. Ati nabonye abantu bavuka bakize bagapfa ari abakene. Nabonye umuntu usore rwose urahuda utakwiye abita mutanye nanjye gukoresha igitemere kameze ariko akirwanaho ugasanga yirwanyeho n'umusore wirwanyeho muri ubuzima ashatse neza yubatse urugo rwiza Imana imuhamugisha cyangwa abaye umukobwa no muri ubwo buryo nayo Imana imuhamugisha kandi baranamukatiye noneho babandi rero bicaye ahangaha gusa ngo byari byose nshingiye ku makuru ya Miriwari abantu bazizana ibintu bizikora ntacyo mbijeje ahubwo banza ari ibikomere icyo ntabwo icyo kintu gitera igikomere icyo kintu cyo gushingira ku makuru ya Miriwari ukumva ko bizagenda ushobora kwikomeretsa wari no kwikomeretsa n'ubundi bikomere byinshi buriya urebye abantu barabyitera kubera nyine ya angle ubureberamo ibintu biri negative cyane anyway twabisasiye twabishyiriyeho inshinge kugira ngo tuze kubivugaho hejuru reka dutangire ku mpamvu nyamukuru ziteza ibikomere mu rukundo iyo twavuze mu rukundo ntabwo tuba twagiye muri za nkundo zitazwi zitari officiel izo ni fraud zazinda abantu bose baba izo ntabwo wazishaka ngo uzibone izo tuzita fraud ariko noneho icyo tuvuga mu rukundo ni igihe abantu batangiye gukora fiançailles cyangwa se banatangiye no kubana urwo n'urukundo ushobora gutrakinga cyagiye se batangiye kurebana nyine like mwahuye bwa mbere nkuko nyine bari mwahuye wamwatse nimero muratangiye ubushize twize ama steps twize nako inza ntambwe mfite ikibazo rero iyo abantu bagiye gutangira ikiganiro hano nugitangira kuri iki ni byiza uraza gufashwa ariko hari ibindi biganiro byabanjije ni amaseri kandi bizaba byiza ngo uzabikurikiye nabyo noneho bizakunganire bizagufashe kugira ngo ubashe kumenya n'iby'uyu munsi anyway navuga ngo urukundo ushobora gutrakinga rufite ahantu ruzwi ibyo byose turabivuga nk'abantu b'Imana kimwe rero cya mbere giteza igikomere ni izo nkundo zitazwi aho bakorera internship amastage yanyu yo mu rukundo muyakorera ariko yereka tuba turi kwigana abyita kwigana mu kibazo rero gihari ubu umwana asigaje imyaka 15 akatangira kubenguka ngo yatangiye kubenguka umwana agera ku shuri abiga mu masegondere segondere ngiye kuri primaire afite agashuti primaire bandikirana akabaruwa kandi atijyanira afite messenger ariko amubwiza ukuri intumwa za kera ziracyabaho muri iki gihe baracyandika utubaruwa rega ibintu byarahindutse basigaye bafite za Facebook biki anyway biterwa ubu agapapuro kagandikaga biterwa naho nyine naho biba byatangiye ariko urara ko agapapuro kagufasha ko exprime ibikurimo neza nanjye ndi gutegura nk'inyigisho iyo ntahereye ku rupapuro nandika ntabwo revelation nyikuru
ntabwo njye bijya biza direct muri iPad cyangwa muri computer de experience mwazumvise we agapapuro akaremo muri hari ukuntu ariko se wakandikaga hari ukuntu umukono ugeze ukandikaho se hari ukuntu urutoki uri connect n'umutima ukajya wandika kuwo nkunda ngo rambura amaboko duhobera impapuro nanditse izo cyane za kera navuga témoignage zo mu rugo twagiye twandika udupapuro natwibuka sha ariko mwumvise abantu muri kubaza ibibazo ndibaza bari kubasubiza sinze mbabwiye zo udupapuro nyine twandikamo twiga muri secondaire bana yanjye ubuzima bw'abanyeshuri iyo tubivuga gutya ntabwo tubivuga nk'abaye bimwe n'imwe twagiye tubibamo mu by'ukuri noneho ahantu nize ntabwo bavuga ngeze mu wa kane secondaire mu wa kane warigeze kure noneho twigaga twari tujyanye n'ikigo cy'abakobwa ntabwo dushaka kubivuga mutajya kunturakinga noneho ubwo nyine aho hantu muri icyo kigo nyine umuntu azukuye urabyuma bimwe by'abajene narambagije se gusa nabyo ngite kurambagiza ra twakundanye n'uwo mukobwa ikintu ntajya nibagirwa ni ukuntu yanyandikiraga hejuru akandika ngo première C yigaga muri première C nanjye ugize ukuri nagandika nigire cyane gisoni experience mwashakaga zimo ariko ntabwo yari umwana urumva abana b'ikigero basigaye biga ari batoya kakuna kangana buze mukagiye ku ishuri biga amakanga cyangwa wa kabiri yes twebwe wabonaga nyine hari ukuntu nyine bamwe muri bakuru kabisa ariko abona ka première se bati mana yanjye nk'uburibwe bimenye iyi mubare none se wandikaga KMD cyangwa urumva kwanga gukomplexa umugenzi utanga gushyira undi mubare wowe wena ushatse no kushyira ushobora gushyira nka desiye kugira ngo wumve ko arimo kare gato ngo premier umva ko ari umuntu kunyandikira ngo pastor ibikomere ngo urabifite ngo ndabizi ntabyo nanjye wari ubimbwiye ngo pastor ibikomere mfite ngo warumbwiye rwose ngo pastor turaziranye ngo yitubeshye ariko nikubwira icyambere izo premarital romantic partnership ibya premarital no kuvuga ngo izo nkuno za mbere za fraude nimbi cyane kubera ko uzigiyemo utarera kabivuga gutyo ni bagitaga copinage bazitaga n'ubu tuvuga umwe nyine afite kopine agakopine n'agakope mukundana kandi munakumva akubera muri primaire ahari epfi ubu ngubu none byaramanutse habe decentralisation wowe rero uri kuvuga ngo akaba ubuyobozi bwegere abaturage yeniga muri primaire umuhungu yanyandikiye akabaruho ariko je no nahise ngafata ako kanya oya uretse ube feye ntukajye bivuga neza gusa unawe ujye uvuga n'utwo wanditse amahirwe njye natwaranditse rwose hari ukuntu ikiganiro ushaka kugihenyekera iwanjye shiraho imireko ku buryo amaso agenda gutya ndigende ndavuga ko bakwandikiye da nicyo mvuga ukuntu ibikomere bitangira njyewe nakomerekeje umuntu nyine yaranyandikiye ako kanya ntaranagasoma nkajyanira mwarimu kuva uwo munsi umva nta kandi kabara ndongera kwakira noneho byahumiye ku munani nakuba ngubu weze ubwo siko gisa ikindi gikomere umuryango wafunze icyo gihe ngahibaza niyo deliverance ndabwira ati ntaranagasoma urumva ari ukuntu abana bahita bavuga ati Gisele bamwandikiye itondere bazakwandikira ako kanya naragafungura nahise nkajyanira mwarimu kuva uwo munsi rero ubundi aba primaire niyo mpamvu utajya bakundisha udupapuro iyo kibeshye kakayoba kagarukira kwa cyayi ngo ntibagukubita uzi ko bagukubita ukumva impuhwe anyway Gisele izo nkundo rero mu by'ukuri zangiza abantu kubera ko ikintu agomba kumenya urukundo ubwo ari rwo rwose igishoro cyacyo ni umutima urumva iyo cost utangiye gushora umutima wawe mu bintu udafitemo purpose uzi kugenda n'umuntu udafite purpose ahubwo ubu udafite capacity yo kujeha yo kubishi uzi gufata umutima wawe ukawuha umuntu
ushobora kuwufata uko yishakiye uko yishakiye kubera ko bya bindi ugomba kuzakora mu rukundo mu gihe nyacyo cyo gukayaringa umuntu kumwitaho kumwirundira none ugasanga umwana n'amarangamutima yawe akomereka imyaka 18 n'itandatu yirunduriye mu muntu kandi Burundi yaramwihaye wese yihaye umwana utazi ibyarimo ushobora no kumva nyine arafata umutima wawe awukinisha uko yishakiye uriko byumva noneho utwo tuntu turagenda tugushyiraho igikomere mu mutima binazana n'amadepression ukabona umuntu biri kwanga mu mutwe ntashaka gutekereza ibindi nta kindi ashaka akiri mutoya ari umuntu ari gutekereza yishize mu mutwe ntago abana bose batsindwa mu ishuri kuko arabaswa yego hari igihe usanga yatangiye ari mu isomo ryo kwiga kwirundurira mu muntu cyangwa ari kwishushanyiriza agatima n'akarabo usanga umwana avuga ati mana urukundo rero ubu noneho kubera ama social media umwana ashobora kuba ari Kigali akisanisha n'umuntu uri Paris na filme yabonye uri Paris noneho na za effort bakora mu rukundo udafite ubusobanuro rugagusha mu byaha kubera ko wafashe umutima wawe ujugunyira umwana mugenzi wawe uri kubona arangaye kandi wowe uri kuvunika urumva rero iyo umuntu ari kuvunika nta kintu adakora ushaka gusanga n'undi nawe ari kuvunika ariko kubera ko ari ibintu mudashobora kujera cyangwa se ibintu namwe mutazi mwese mukavunika mugashwana mukagira gute ugahora wumva uri responsable y'ikintu runaka kandi utari we like ukumva nyine urakuze ukumva byose wabishobora kandi mu mutwe wawe n'umutima wawe utari capable yo kujera ibintu urimo ikindi bakagira bakavuga ati se dore se twandikirana gusa birangirira aha bagashaka kudevelopa urukundo rwabo niho batangiye kwinjira muri sex uko byumva none nyuma sex bakabura ikindi bongeraho nta kindi cyarabura bakabura ikindi bongeraho kuko ibintu byabo nyine byahindutse kwishimisha anyway yarangiraho icyo gisigaye ni ugushaka undi ni ukurambirana ugashaka undi ukabura umeze nk'ukomeretse nyine baye nk'umuntu ugiye muri divorce ugasanga umwana ibyo bintu ugasanga umuntu agiye kubaka urugo rwe yego amaze gukora divorce kane divorce ku myaka 16 divorce kuri 18 divorce kuri 22 divorce kuri 23 ahubwo noneho ugasigara uri ugakundana n'umuntu uri ari ikintu gishaka umuntu akundana n'abantu nkabangaye benshi kubera icyo ari gushaka afite imyaka 16 yakundanye na kanaka yakoraga ikineza ko kira ntiyarakiza agashaka undi uyu noneho ntabyazi ahubwo kanaka ari umuntu ushaka agashaka undi ugahora muri ibyo wagiye aha wagarutse uhora ugerageza ni gukomparinga cyangwa se kugereranya yego kubera ko urumva icyo ushaka urumva umusogongezi umuntu asogongeye ahantu henshi nk'abana bo mu cyaro bavuga tuzatusogongere niryoshye nibishye ugasa ubwo rero nk'abo ku myaka 23 isi maze kumuzengereza Imana ikamugirira neza akabona agakiza kamusanga mu rusengero kobwa n'umusore uri aha ngaha kivunja kasiyanze ugomba kutrackinga no muntu yashize kubera ko wowe mubonye agitangira kwiga kuzamura Imana amaboko ariko ni ibikomere mobile ibikomere byigendera gusa kubera ko niyo mpamvu n'abantu bagomba gufata igihe cyo gukira wagera mu nzu y'Imana ukirekura ukiexposa ku ijambo ry'Imana kugira ngo rigufashe gukira kubera ko hari amacases menshi ugenda uhura nayo yumva y'abantu ari ugasanga iyo umuntu akubwiye ngo nagize ikibazo n'ikina muri fiancé yanjye cyangwa mugenzi wanjye iyo ushatse kubikemura uwo munsi ushingiye ku kibazo cy'uwo munsi ntabwo bikemuka utarabasha gutrackinga ubuzima bw'uwo muntu akubwire ngo dore nge natangiye kwinjira mu rukundo iki gihe ubu munsi wa none hari abantu nakira rimwe na rimwe akambwira ndarambagiza ariko umuntu wanjye turi kumwe yarambwiye ngo afite ibikomere ngo ntashaka kumva ikintu cyitwa umugabo umuhungu anyway ntabwo uwo ngo aba ari umwana mwiza ntabwo yagiye no kuba masera ngo tubimenye abakubwije kuri buriya yanakira yanga abahungu yanga abagabo kubera ibikomere still ari ku isoko nyine ry'abarambagizwa byanze bikunda ariko arabanga ariko niba bibigira none se kubera iki impamvu okay kangiye mu vugiro umuntu usibye na none ntabwo
byose bishinya bivuga henshi hatandukanye Yego. ariko ako ni agace kamwe twari tuvuze kimva n'imvano y'ibikomere bya benshi. Nituvuga bino uraza kusanga impamvu wa muntu ashaka kuvuga ngo njye ntago umugabo ntago nkureka cyangwa bamubwira ati byo gushaka akavuga ati ariko warasaze njyewe ubundi se nibyo byangombwa ubundi se kuki ngomba. Yego. Kandi hari umuntu bidefanda akakubwira ko atari ngombwa ko ngomba kugira umuryango ntacyo bimaze. Ni ibikomere bitandukanye ashaka kuva nabaye hataranakundana birashoboka. Hari umuntu agira imyaka 30 atarakundana. None se kudakundana ni igikomere? Oya ntago ari nyine ikibazo ni igikomere afite cyatumye nayo kopinage ntayo umva reka no ni igihe cyo gushaka reka da ntashaka kubyuka. Hani ngo ugira igikomere gifite imuzi wa kera hari nk'abana bagiye bafatwa n'ababyeyi babo ku ngufu. Yego. Kubyumva ntigeze ajya muri izo nkundo ugasanga papa yamufashe ku ngufu cyangwa se si papa cyangwa se nka musaza we cyangwa se nka mubyara we kandi ibyo bintu yarabicecetse. Oya cyangwa se wenda ayabonye ukuntu wenda mama we yafashwe nabi akavuga ati ariko ngiye nzashaka umugabo nanjye mfate nka mama. Noneho yagira n'Imana ugasanga wenda yize neza arakura usanga ngo afite na discipline nziza akura neza akwe akaba concentré mu by'ishuri gusa ayifite rwose ku discipline y'igikomere bimubwira urumva agakora akabona amafaranga ibintu byose biraho akavuga ati mva rero nkubwire njyewe ndasenga atariko nzakora icyaha kimwe Imana imbabarire. Hari umuntu wari inshuti yanjye wari umeze gutya Imana ishimwe yarakize aravuga ati njyewe nzabyara umwana uyu mwirerere wanjye ni kandi nzamubyara ku muntu ntabibwiye. Urumva utazi gahunda zanjye urumva revo y'igikomere urumva nzamubyara ku muntu ntabibwiye utazi icyo nshaka mbyara uwo mwana wanjye ariko sinzashaka umugabo. Cyangwa se ugasanga ashatse n'umugabo ariko avuga ati abagabo ndabazi ngaba n'umwana wundi cyamo bitondera. Urumva nacyo ni igikomere kizafekta urukundo no ntabwo cyafekting urukundo gusa n'umuntu na destiny y'ubuzima bw'umuntu n'umuntu umusanze. Uwo mushyi wanjye yajyaga ambwira umuntu yarazaga yamukunda bakundana ukakaza akunyene kakaza cyanyamukunda ejo mu gitondo akabyuka akibuka ko ari gukundana akavuga ati mbaye muskwa mbivuyemo ndagukatira agahita abyuka akamukatira. None ngira uwo muhungu nta kibazo mufitanye murakundanye nta kintu na kimwe gihari ariko kubera ibintu mu mutwe we cyangwa se ibya bikomere nawe atazi iyo biva arabyutse mu gitondo umutipe washyushye rwose n'ubukwe bugiye kuba kutumva ati mva nime tukayibuza. Ari ibintu nibutse nyine ukatumwe ati hari ibintu nibutse. Oya nta nubwo bimubwira utubyuka kwisubira. Hari wanzi umushiki wanjye byabayeho gutyo pe nyine wondi kuvuga pe rwose noneho baranamwambitse n'impeta yanga no kwikuramo yanga kwimusubiza ati ibintu byose mva usubirana ariko iyi ndayigumana ese kucyigumanya n'abatipe nyine bamveho bavugiranaga. So ntago bisekeje birababaje kandi hari n'abandi benshi twivugiye n'ingingo ya kabiri ni engagement without purpose. Noneho hari nubwo abantu akwemerera mukajya mukambo abantu bakundana bitanye isano nimwe twavuze bwa mbere bidafite intego tu. Hari abantu bajya mu rukundo kwishimisha iyo mudahuje intego mu rukundo ni ibintu bibi cyane. Ugasanga bavuga ati ndashaka umuntu tuzabana undi naravuga ati ndashaka umuntu ugomba kumfasha gukemura ibibazo by'umubiri. Undi nawe akavuga ati ndashaka umuterankunga. Undi akavuga ngo ndashaka umumararungu. Oya cyangwa akavuga ati babone ko nkundana cyangwa nibura bareke gukomeza bambaza ibintu byinshi kandi wowe deja ibintu wawe ufite gahunda zawe uri muri uri kwa padiri baguhesha umugisha cyangwa kwa pasteri undi we uri muri uri mu rugo uri umubyeyi undi we ntabwo ari uko bimeze kujya nyine kabisa badakomeza bambaza ibintu byinshi akakana gupresenta ahantu hose kumva nyine ibintu se uri umuhungu ko atamutwara undi we icyashaka batumva arahari utarako mwitonde nta bintu byo guhubuka. Indi ngingo ya gatatu ni kubakira ku rufatiro rutarirwa. Buriya muzabona i Burayi bagira ibintu by'amakontra ukumva abantu
i Burayi ho baravuga ati ntabwo mwabana n'umuntu burundu mutarakwabita mutaramenya mugenzi wawe cyane ahubwo ati tubanze tumarane imyaka ibiri hanyuma ubwo nibikunda tuzakora ubukwe akore testeze muri kumwe ubwo yubakiye nyine kubye yego ariko barabizi kuko iyo tuvuga urukundo twe tuvuga urw'akaramata rw'abantu bazabana urukundo Imana yemera bazabana akaramata systeme rero y'abanyaburayi yamaze kuvamo Imana kandi ibintu byavuyemo Imana ntago bishobora kuramba ngiye bicyo ndabumva kuko ikintu cyavuyemo Imana kigira date d'expiration yego bavuga ati rero twebwe nta Mana twubakiyeho ibintu byacu ni kontra niba mushaka iby'akaramata jya ku rufatiro rw'Imana ndasaba ngo Imana ibe fondation y'urukundo rwawe y'ibintu ubakiraho kandi umugambi wa Satani ubundi ni ukugira ngo ubwoko bw'Imana butaguka urabona Efaro yajyaga yaravuze ngo mwice abana bakivuka ni ukuvuga ngo umwana uvutse ku muryango wubaha Imana ukunda Imana wo ngo aba ari umuntu uzaza kwica imigambi ya Satani so rero Satani ashaka ngo imiryango mukundane gutyo mugire gutyo mu muzime kuba nyine abantu bumve ko ari ibintu bisanzwe ariko kugira ngo bubakire kuri fondation itariyo yubakire kuri fondation itariyo nta gihe bifite urumva umwana niba avutse kuri mama uyu nguyu mama atabana na papa bikongera bikagenda gutyo ukabyara abana nkabangaye badakurira mu muryango umwe so fondation rero iyo ngiyo false foundation ipfuye ni ukugira ngo ubwami bw'Imana butaguka abana batavuka mu miryango mizima niyo mpamvu nibikomere mu rukundo bibaho mbega bigapfa mbere ni byiza rero kubakira ku rufatiro nyarwo ukubakira kuma nimba ushaka iby'akaramata nimba udashaka iby'akaramata yewe nakubwira iki jya ku musenyi kandi bitari by'akaramata ni byinshi biranakomeretsa rega ntago bisenyuka gutyo ngo birangire gutyo birumvikana ntibirangira gutyo byanze bikunze ni nka business n'amadini haba ari inyungu zitandukanye indi poe twavuga turimo turavuga impamvu nyamukuru ibikomere mu rukundo ahantu henshi bikunda guca ni ukwiruka kurashinga mu mubiri hari ibintu bisaba igihe hari ibintu bisaba igihe ariko uyu munsi wa none umuntu twaze tuganira kare ariko pastor ariko kumwe ariko pastor abakungu bari gukora amakwe muri covid warabibonye bari kumbwira ngo bamenyanye muri covid bahuriye ahubwo najya babimbajije namubweni birashoboka ko bari basanganywe icya kabiri birashoboka ko covid yexpose irungu riri mu mitima y'abantu benshi umuntu atabona none umuntu atabona akamaro abati kumara icyumweru uri mu rugo wenyine udafite umuntu wahamagara udafite n'uwaguhamagara avuga inzu mu bana kandi abantu benshi bibera mu ghetto sanga umunyavuye nka Kabarondo nyine aje gushaka ubuzima i Kigali bibera muri ghetto none kwibereka Kabarondo turabaramukije wivuye Kabarondo nta muntu uguhamagara muri Kigali nawe nta muntu uhamagara kandi imyaka isahira bara ugatera ibi nabyo nta profit iki gihe ibintu bihendutse numva niki ibyo bihendutse ubu ngubu ahubwo ati nkwano se ni ngubu byabaye make noneho bya ni by'abageni bambara n'abagize abahungu nibyo bitwaje benshi hano kavuga ati rero ngwino tugende kare no kumenyana tuzagenda tumenya reka n'umwe nta umutse nakumenya wundi nzakumenya nese ubu atari uzi ko twatinze gukora ubukwe kubera ko tutari dufite budget amafaranga ubu basigata ubukwe abantu batanu bangaye kiragiye bari na bake cyane ariko akamubwira ibi covid ikoresha abantu byo kuvuga ngo abantu bakeya no mu buzima busanzwe wabikora ariko ngenzi abakoze ubukwe mu kwa kane bahita baba divorce mu kwa gatanu nubwo kwageze bamenyaniye muri covid mu kwa gatanu hari filime cyangwa byarabaye reka tubasebereje mana tukweretse iyo couple no kuri kose abahungu bako kandi bigeze bafatanya akaboko rimwe na rimwe ubagendere ubuse bapfuye iki Uracyasenga abashoje ndashoje isengesho nk'ibyo ntabwo nzi icyo bapfuye mu by'ukuri narabyumvise cyakora umuntu anancaho gutya umuntu arabaza ati se bite madamu nibyo niba ari mu numva nta n'ukwezi uretse nituva hano ndaza kumukubwira nituva hano kuri ubu hano ho ntago nabivuga ariko byarabaye so ibyo bintu byanyigishije ibintu byinshi kandi abenshi
kubera ko ubukwe bwari buhendutse ikindi kandi abantu babaye nk'abarimo guhishahisha ibintu amafrode yaratambutse bituma abantu basa nkaho bari guhishahisha ibintu bituma abantu bafata imyanzuro vuba vuba byihuse bigize gute anyway ntabwo ari bose ni cases zimwe na zimwe zagiye ziba infiltre muri ibyo ngibyo so kurashinga cyangwa se kwihutisha ibintu nanone reka tukavuge hari umuntu wumva ko imyaka yagiye ariko njya nibaza yumva imyaka ariko reka mbabwire hano hanze abantu byabaye nk'indamukanye reka njyewe ndambihaniza sinzi niba ari ukubihaniza umva mbare icyo kintu umuntu araza ati ariko sha warabyibushye warananutse ariko siko udashaka umugabo uziko kanaka nyine ahandi bana bose noneho umuntu yaba ari wenyine ugasanga umuntu atangiye kumva ko ari ikibazo noneho ukibaza imyaka ntarengwa imyaka ntarengwa igomba kuba ingahe none niyo mpamvu abantu barashinze cyangwa se babikora vuba teremo waranyishije imbere y'abantu kenshi nge nakakurambira mu maso yawe barakurambira bati nziko oya ari mukuga ati hako zikura mwana twakoranye twarasemuranye twariganye umuntu ati uriya mwana uziko twatangiye gukorana muri 2013 abantu nyine bafite za experience z'akazi k'imyaka ya kera tutari bwivuge hano aha tuzi ko twakoranye 2013 tuzi ko maze kubyara batanu kuvuga ariko nyine umuntu akagwa fact nawe kumva nizo wahugeze hose mu mama akakubwira ati kutarashaka bimeze bite aho nyine ukumva noneho ugasanga wa muntu kubera kwanga byamubanye byinshi none afite abantu nkabangaye bari aho ngaho agatuvuga n'uyu cyangwa n'uyu nguyu agahita Imana ntibeshya n'uyu nguyu urumva akaba acaguye uwo nguwo none iyo muhisemo noneho hano hanze hariho ibintu ntabwo ari abantu bose ni ibintu biri kuvugwa cyangwa se biri kugaragara muri iki gihe ni ibintu biri kuvugwa cyangwa biri kugaragara muri iki gihe muravuga ati umukobwa afite akantu uriya mukobwa afite akantu none ukamufatirana n'imyaka urumva imyaka iri kumwihutana nawe ari kwihuta nta mwanya afite noneho kwiga no kwiga umuntu n'iki ugahita umufatirana ukamufatirana na bya bikomere yarasangamo noneho ukamwongerera ibindi kandi ikibazo cyabyo wenda tutaza no kubivuga nitwegere n'imbere reka simbivuge ngo tubivuge twagenda kuko iyo wageze iyo ufatiye umuntu gutyo umwirukankana ukagira kuko ikiza cyo kubimenya ni iki burya wakomeretse ntabwo bivuze ngo umuhunge ntabwo aricyo turi kuvuga ariko nibura unabimenye umenye ko mugenzi wawe afite ibikomere kubera ko niwemere ko ibikomere bye bikwaffectinga nawe kubera ko iyo utabimenye none se ushatse umuntu y'umuntu mugenzi wawe afite nk'uburwayi ubwo aribwo bwose ntabwo ndavuga ubwo aribwo bwose uzi ko wenda iyo usakuje ababara amatwi uburwayi bwo aribwo bwose iyo mubanye cyangwa umurwayi mumenye uko mumufata kubera ko muzi ikibazo cye iyo rero ushatse umuntu ufite ibikomere ntabwo ari bibi mu gato ariko bifite ibibi byabyo ariko nabyo birakostinga ni ukuvuga ngo biguha igihe cyo kumwihanganira kugira ngo umuherekeze muri rwa rugendo rwo gukira kwe ariko iyo ku munsi wa mbere ushaka kumexpectingamo iki gikomere kitamwemerera uje kukuvura kandi nawe ari indembe hari igikomere gihura n'ikindi ahubwo hari sinzi niba wenda twabivuga ariko mbivuge hari ibikomere biterwa n'amagambo wenda wabwiwe yego umuntu bakaba barambwira ati wowe yishawe ntago ye romantique noneho wa muntu wabwiye ngo nagaye romantique agashaka kuba atari we kubera ko bamubwiye ko atari romantique kandi ndamubimubwiye nawe yari afite impamvu ze z'ibikomere amutegereje ko amuvura ibikomere yabona rero ibyo bikomere atari kubivata ngo nta nubwo azi no gukundana noneho bigatuma bikwaffectinga wowe noneho kubwa uriya muntu ntago ari romantique noneho umuntu yabwiye niwe romantique nawe ugahora uzi ko utari romantique nyine bya bikomere bya wa muntu bikakwaffectinga nawe ugasigarana ibikomere wanagenda ukabijyana akantu kose ukoze kwa n'ubundi nabizi ngiye ntabwo bino mbizi n'ubundi ndabizi ngiye ntabwo nzi gukundana n'urugero nyine ako gakomere gato kavuye ku muntu wari ufite igikomere yagusigiye so ugasanga bigiye byandura cyangwa se bigiye bikururana anyway tuvuge n'ikindi
hari pressure no iva ku buzima no ku miryango. Urabona nk'igihugu cyacu nk'u Rwanda gifite amateka aremereye nk'ariya, igihugu kize kubamo amacakubiri n'amoko, kandi abantu umuntu yaratotejwe azira ubwoko imyaka 50, undi nawe yarigishijwe amoko imyaka 50. Ibyo bintu ntabwo babikira umunsi umwe. Ariko byumva hari ukuntu byafekta no mu gihe cyo kurambagiza ko ntabwo twabihisha biriho. Ugasanga nk'umwana w'umukobwa yakunze bakundanye n'undi musore mugenzi we, ariko ntabwo atari ko uramuzi urazi hari ikiruzi atari ko ngenda mukunda, bikaba byageze muri famiye ntibibaho ibintu bikaba ibibazo, bikaba intambara. Ugasanga wa mwana abaye victime y'amateka. Uko byumva ni amakese menshi generation z'iki gihe ziri guhura nazo, agasanga biniki none, ugasanga uwo mwana avuga ati se ibi bintu ko byigishwa uko ngoma kwitwara nimba bitangiye kunkomeretsa, ugasanga ikintu kitamubagamo bibaye ngombwa ko kigomba kumwinjiramo, kuko yamenye ubwoko bwe, kandi yamenye ko ubwe butemerewe ubundi, kandi noneho bamuhaye n'ingero ngaho bagusobanuriye. Ugasanga umuntu w'iki gihe nawe atangiye guhangana n'ibibazo by'amoko, ibintu atabayemo. Niyo mpamvu imiryango tukwiye gufashanya kugira ngo ejo hazaza h'iki gihugu harushaho kubaho neza. Kandi ikintu gikomeye cyane umuntu ugeze kuvuga, yaravuze ati igihugu cy'u Rwanda, ni umuprofeseri yaravuze ngo ahantu ikintu u Rwanda rwakoze rukomeye, kubakira ku mbabazi. Perezida wa Repubulika yifata abantu bakoze jenoside bakava muri gereza bakabana n'abandi, kiriya ni ikintu gikomeye cyane. Buriya kimwe mu bintu tuza kuvuga ahangaha, kubabarira nicyo kintu cya mbere gikiza igikomere cyane. Nukuvuga ngo usibye n'uwaguhemukiye muri urwo rwego rukomeye, kandi n'uwo muntu hari igihe niyo miryango yumva mu by'ukuri umuntu famiye yakubwira atereka nk'abana ntitwize twabayeho nabi, cyangwa se nakubwira ati aba bantu baraduhemukiye, none wowe ugiye kubitura iki? Ugasanga uri imfubyi, abo mwasigaranye b'abavandimwe, akavuga ati none ugiye gusanga abantu batwiciye ababyeyi, cyangwa urajya bari abadufungishirije ababyeyi. So ugasanga ni ikintu urukundo, kandi bavuga ngo urukundo rusha imbaraga ibyo byose, ariko ugasanga still abantu babiri kurwana ari babiri birakomeye. Hari n'igihe utamenye n'icyo bakuzijije, ukajya ubona abantu baraguhunga gusa barasinyarana baragutanginze no sinyarana, cyangwa ugasanga ufite abo uziririjwe gukunda nawe utari ugasanga urumva byanze bikunze uwo muntu umuremye ikindi kintu atagiraga. Uriko mukuna abana biki bari kugenda banduzwa bahererekanya ibikomere. Icyo nacyo ni ikintu tugomba gusengera, kandi Imana ikadufasha. Gifite umuzi muremure, ariko hamwe n'ubuntu bw'Imana, Imana izagenda, Imana irabikora neza. Anyway, none se ni gute umuntu yakwirinda ibyo bikomere? Ni gute umuntu yabyirinda? Nicyo abantu bakereje kubaza. Ni bimwe twavugaga, hari ibyo twavuze deliverance cyangwa no kubabarira, ariko reka tuvuge kuri deliverance aho ngaho twabigaruka nyuma dufashe akaruko gatoya, noneho twumve icyegeranyo cya Jize tugaruke dukomereza aho ngaho. Bashatse mwatwereza n'ama message, Edimo wabashyiraho nimero yacu batwandikiraho kugira ngo tuganire nyine, batubwire batwungurana ibitekerezo muri iki kiganiro. Nimero noneho tugaruke nituva muri pause, abantu babatwandikira hagati aho ngaho tuze kugaruka dukomereza ni gute umuntu yakwirinda ibyo bikomere.
turakomeje ikiganiro cyacu Iron Sharp Show, ikiganiro cy'urubyiruko. Turi kumwe na Pastor Eric ndetse na Gisele nk'ibisanzwe. Tugeze rero mu cyiciro cya kabiri, mu gika cyacu cya kabiri, ariko ntabwo dushaka kwiharira ijambo muri iki kiganiro. Ushobora kuduha inyunganizi yawe utwandikiye kuri izo nimero ziri kuri screen yawe, cyangwa se batwumva wenda kuri radio ni 0733 252 628 0733 252 628. Utwandikire kuri WhatsApp cyangwa utworeze SMS yawe uduhe inyunganizi muri iki kiganiro cyacu. Turimo turavuga ibikomere mu rukundo, bamwe bakunda kwita deception mu ndimi z'amahanga. Anyway, kandebe ko utumesaje gatoya ndebe nimba twatangiye kuza. Harako mbonye sinzi niba nagasoma ariko yanditse mu cyongereza. Aravuze ngo I think it's good to be in love but much better not to fall in love. Cyane icyongereza bavuga ngo to fall in love ni nko kugwa mu rukundo. Niko babyita hari ngo this can help you not to be heartbroken in case the other person disappoint you, because a human being can always disappoint. Atanga urugero rwo muri Jeremiah 15 hamwe havuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana kandi wizera gukira. Kandi wizera gukira. So ngo nyine yaravuze ngo byaba byiza ko bishobora gufasha umuntu kugira ngo umutima we udakomereka, kuko umuntu wese ariko bose byose ndi bikomere kujya mu rukundo uhagaze ubati byamiye amajambo. Jenda baranje byawe bikomere. Nukujya uzi ngo umutima w'umuntu urashukana ntawamenya, you know, ufite imibare myinshi anyway. Anyway, twari tugeze aho tuvuga ngo ese umuntu yakira gute? Message ivuga ngo uteka Imana akomere kubagirira neza kubw'umurimo muri gukora, ariko twabyanga cyangwa twabyemera tugomba gusenga Imana kuko ni ngombwa. Iyo situation igaragaye umuntu agomba gusenga akabaza Imana avuga ati Imana ndengera. Yego nibyo rwose. Anyway, dukomeze. Umuntu yakira gute Gisele? Nako yakwirinda gute ibikomere? Umuntu yakwirinda gute ibikomere? Ariko ikino gitekerezo, bino bitekerezo by'aba bantu nibyo. Umuntu ashaka kwirinda ibikomere asenga ukabaza Imana. Ikibazo nuko umuntu asenga ugasenga Imana nawe mu mutima wawe ufite ahandi uri kureba. Nicyo kibazo nanone. Hari nubwo abantu basenga nabi nyine urumva. Ugasanga ukavuga ati Imana ngiye yambwiye ko ari uyu nguyu, wa muntu yakwanga ugakomereka. Ugasanga none ukuntu wasenze nanone. Ibyo twarabivuze ubushize. Ahubwo mujye mudukurikira ibintu byinshi twarabivuze. Kandi nukurikira ibiganiro byatambutse. Turaza gukomezanya n'ibingibi, uraza kubyumva urabibona. Kandi kuri Iron Sharp uraza kubona ibiganiro byacu twagiye tuganiraho. Rero ni suite y'ibyo twaganiriye. Yego. Anyway, uno muntu akibaza ibikomere nk'ibyo ndabyirindane. Ko noneho nisanze nyine naragiye muri izo nkundo nazibayemo. Yego. Yesu yamfatiye ngeze hagati. Ndagira neza hagati. None se ndiyahura cyangwa ntabwo ndi qualified? Ndabigira gute? Kandi ntabwo nakwisiba ibyabaye byose ngo nibyibagirwe. N'ubundi byanze bikunze nabibayemo n'amateka yanjye mbamo rimwe na rimwe nibuka. Anyway, ikintu cya mbere cy'ingenzi iyo umuntu akijijwe arwana n'urugamba rwo kubohoka. Kube gute? Buriya iyo ihene nimba arabonye mu cyaro cyangwa ahantu borora amatungo magufi, ari ukuntu ihene bayambika ikiziriko cyifashe mu ijosi, ikindi bakakizirikira nko ku byatsi cyangwa ku giti runaka. Hari igihe iyo hene iza guca ikiziriko ikagicira ku byatsi cyangwa ku giti ikagenda. Kandi ubwo yiciye icyambaye mu ijosi nabyo byatsi hari igihe biba yabitwaye nabyo igihe icyambaye mu ijosi rimwe na rimwe avuga ati mbega kubohoka atahwite ubu ngubu none ndarishiriza aho nshaka. Dufite abarokore bakijijwe barazanye n'ibiziriko, ariko bazanye n'ikiziriko ariko bagiciriye ku byatsi n'ibyatsi nabyo wasanga babizarara byose. Ntabwo iyo faza ari mbi, kuko wacitse Satani uradomotse
iyo ugeze rero mu nzu y'Imana etape indi kurikiraho ni ukuvanaho cya kiziriko wagiciriye ku cyatsi wakiciriyeho aho umwanzi yakuzirikiye ariko uracyacyambaye mu ijosi kandi biroroshye ko iyo utakivanyeho biroroshye ko nyiri kukuzirika yagukurikirana ushobora kurangara gato bimva bagukurikiye uko biri kose ntabwo wamugenda nubwo wakurira igiti cya kiziriko ariko ndakanda igiziko cyawe akugarura niyo mpamvu udasanga abantu mu by'ukuri ntakiri kwa Satani ariko aracyafite ibye yego aracyafite akaziriko Yesu yaravuze ngo umwanzi w'isi arimo araza Yohana 14 ariko ntacyo mfitemo ariko hari igihe ugenda umujyanye inyubiri ariko wowe genda nsigira ibyanje ibintu twabyizeho tuvuga ku mwana w'ikirara tuvuga ukuntu umuntu asohoka abadayimoni bakamukurikira koko undi umuntu ngo asohoka noneho ngo abadayimoni bakagaruka bakaza ari benshi muri we twabiganiriyeho nabyo ku bijyanye no kubohoka buriya umukristo aravuka kimwe tuvuga byo gukizwa yamara kuvuka akabohoka yamara kubohoka agapfa yamara gupfa akazuka iyo ni etape enye ugomba gucamo iyo ukijijwe wakiye Yesu umwami n'umukiza ubu ukijijwe ariko hari ibintu ukigendanye hari utugeso tuba tukikuriho Bibiliya avuga ngo mwicishe umwuka ingeso mbi ni ukuvuga ngo uko umwuka w'Imana ushaka kugwira muri wowe niko ingeso zirushaho kugenda zivamo kandi ikindi twavuze uburyo umuntu agenda yivana mu isi yamwuzuye ni ukwiyuzuzamo ibindi dukoresha ibyo twavuga ngo principe d'Archimede turavuga ngo tukora plongée ni ukuvuga ngo ifashe ikintu ukagishyira mu mazi ibuye riteretse mu mazi mu ibase yuzuye amazi amenetse anganya uburemere n'ibuye ryinjiyemo ni ukuvuga ngo umwanda uzagusohokamo uzangana uburemere n'ukuri kuzakwinjiramo biragusaba rero ngo umucyo w'Imana ugwire muri wowe kugira ngo umwanda ukuvemo uko ijambo ry'Imana rishobora kugwira muri wowe uko ukomeza kumva ijambo ry'Imana ukomeza gukurikira inyigisho n'ibiganiro byiza uzagenda ubuhuka ariko se urabizi ko wa muntu wa kera aragenda apfa agenda ashiraho buhoro urabizi ko intege nke zawe n'ubusambanyi uracyareba bya biririmbo apfa kufungura amateleviziyo za clip nyine zimeze ukuntu amaseni yose urapfa kureba mwana nakijijwe ariko uracyexposa ubuzima bwawe kuri iki kiganiro nk'iki wumva amahame y'Imana ko namwe anajya bagenza ati kuko message twagiye twakoze ahantu Ibikomere bifite abafana message zazuzuye umuntu ari kuvuga ngo none gukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi birafasha cyane ku rubyiruko Imana iguha umugisha ni ngombwa kubohoka kugira deliverance kubohoka twatuvuze inzego uburyo ushaka kubohokamo gutindana n'Imana kurushaho gutindana n'Imana no kwibwiza ukuri no gusasa inzobe imbere y'Imana hari ukuntu abantu rero sito nk'imico yacu yo guhishahisha no gutwikira no kuryarya ugashaka no kuryarya Imana ariko abakoma nakubwiza ukuri ariko hari n'ikindi kintu abantu tugira urakizwa ni byiza kuba imbere y'Imana no gushaka Imana cyane biba byiza kurushaho deliverance ya mbere nziza ni ari wowe n'Imana gusa kuko hari ikintu wenda reka nyivuge ukiza ku isi ntabwo uzi uko byagenze urakura uragira gute ariko byari Imana ubuzima bwawe iyo uri wenyine n'umutima wawe ni wowe n'Imana and at the end it will be you and God bizaba wowe n'Imana ku iherezo ku munota wanyu biba byiza rero kujya mu rusengero mugahimbaza mukaririmba ibintu byose ariko igihe cyose udafite umwanya wawe n'Imana ngo bwati nige nawe gusa nkuko ibintu rega umutima w'umuntu ni ibintu byinshi hari ibyaha byinshi wowe wiyiziho ngo umutima w'umuntu niwe wimenyamo wawo mubabaro wiyiziho wowe wenyine niyo tugiye gushaka abapastor ngo adukore deliverance niyo tugiye gushaka abantu badukore counseling urabizi neza yuko utajya uvuga byose muri counseling hari ibyo uhisha
ujya kure mu menta wawe ukamubwira ibindi ukabitsimba akasinkavuga ariko igihe cyose ubwije Imana ukuri kakandi utabwira umukansela kakandi utabwira umumenta umuntu wese utabwira kakandi ukabwira Imana deliverance yawe nayitangirira kandi harimo imbaraga mu kwatura kwatura yawe kuvuga ikibazo cyakubwira Imana ukuri imbere y'Imana wirekure ubwira Imana ni byiza rero gukora liste y'ibyuho biri mu buzima bwawe ngete Imana runaka nigeze kwakira umwana w'umukobwa yari afite ikibazo cy'igikomere ahantu yabaga ntago muvuga izina humure ahantu babaga yigeze gufatwa ku ngufu afatwa ku ngufu n'umuntu mukuru wari ukuze cyane kandi yari umwana mutoya icyo gikomere agihishe biza kuba ngombwa ko bimenyekanye bataka wa mwana baravuga ngo abeshyera uwo mwana abeshyera uwo muntu icyo kintu cyakoze ku buzima bw'umwana kiramuhungabanya cyane none twari twigishije mu rusengero aza kumva inyigisho aza kuneba ndamufasha ndamukurikirana none ikintu cyantangaje namubajije mbwira izina ry'uwo muntu ambwira ukuntu bamwitaga ndamubwira ngo ngiye kugusengera ariko ikintu ukora ndagira ngo wature umwikuremo umuvuge mwiza uvuge ngo runaka mvira mu buzima kugira ngo avuge izina rye byamfashe isaha namwe ntarivuze gutya yarwanye nabyo arwana nacyo hari imbaraga mu kwatura kuvuga kuko ni ukuvuga ngo ameze nk'ukimwicayemo aracyamugendana uwo musaza uri kunyuma kandi n'umwana imyaka 20 mwana mutoya cyane urumva ukuri gikomere ari kibi ugasanga ugendana ujyana Satani acyuriraho akica ubuzima bw'umuntu anyway dukomeze ariko ni byiza ko ugomba kuboka nandi ndi kumufasha mu kuboka kame deliverance ya ikindi twavuze no kujya no kugira intego mu rukundo ukirinda izi nkundo zidasobanutse za fraude ukajya mu rukundo ufite gahunda no kuvuga ngo ni ushobora ngo se ngo mbaye mfite gahunda mugenzi wawe adafite gahunda ariko umuntu agira gahunda arabimenya cyane kabisa cyane ese kuki direct umuntu ahita kugeraho kuki direct umuntu muhita mutangira kuvuga kubana hari ibintu by'ibanze harimo basics baragomba kubanza kumenya kandi noneho hari ikintu abantu bitiranya kugira gahunda ngo nukura ko yakubwiye ngo dukora ubukwe umwaka utaha cyangwa amezi barabizi ko niyo batira umuntu afite gahunda sikambwiye ko tuzakora ubukwe arabizi ko nyine nakubwira gutyo sito nk'abakobwa yazi gukeneye umugabo nimubwira gutya azarushaho kunyizera akabanza akakubwira bwa mbere ati ngiye rwose ariko gusanga aracyagukura ati se nose nta samba rufite mu mize ari gukura ibyinyi aragukura akobwa nayo ngo hanga abakuye bagize bamapere ariko nibyo bigezweho none abangu batisha ibiranda ubungu kabisa gahunda no gukura ibyinyi noneho ikindi no kujya afite gahunda jize kandi nawe ujye ubyumva ibintu tuvuga ngiye nambara nabyanditse mfite notes abo mushatse na mwazambwira nk'abasheri ibi bigendanye kwirinda za nkundo za copinage z'abana bato bakinisha ibintu y'urukundo nta muntu ukinisha ahantu umuntu ashora umutima n'abana mwe ntabwo ari byiza hano wowe uremvesisa umutima n'amarangamutima ubiha umuntu nawe ugomba kubikinisha haribwo bazana umutego ngo yango nitabikora ngo tuzagera retour d'âge okay iyo retour uzagera mute nare ikiri ntambara watangiye gutegura retour nare yawe ikiri ntambara anyway no kuvuga ngo hari utuntu twinshi sibyo nko mu rubyiruko hari nk'abana benshi bagiye bishora mu ngeso z'ubusambanyi bakiri batoya ku buryo kubivamo byabagoye byabaye ikibazo cyane hari ubwira avuga ati rwose pastor ubwa mbere numvaga ari amatsiko no kugerageza kwinezeza atari ku noneho byaranze nabaye addicted kuri icyo kintu atariye nihangana nkamara nk'ukwezi ariko urumva n'umuryango barafunguye akiri mutoya kandi ikibazo mfite ni kimwe ibyinshi tuvuga ntabwo ari byo hanze nibyo mu rusengero cyane hari n'ikintu abantu bitiranya bavuga ngo mu rusengero hareba abantu babera bameze neza ahubwo mu rusengero urumva abantu ibi no kugira ngo tugabanye umubare w'inzara
inzara abantu batubwira Imana tukiri batoya umuntu akayirengagiza akishora mu isi ikamukubita yamara kuba igisenzegeri ndabihamya ukamubona yaraje none wabona ko cyumwana muri ibi yatwawe ari mu gikomeye ko atimana wambabariye ko ati wamaye uriya muntu kweli urabati wamaye uriya muntu anyway ni byiza ko Imana imuguha ariko ni byiza ko izamuguha ari muzima rero nyamuneka mwabasore mwe mwabakobwa twirinde hakiri kare kugira ngo tugabanye inzahare ahubwo niba ushaka kuhura n'umuntu utarwaye banza ukiri kuko umuntu urwaye attracting urwaye niyo mpamvu rero mugomba kugira periode yo kwihangana yo kubanza gukira byo kwenjoyinga urugo bizaza nyuma umuntu abishoboye mwakira ariko ni byiza ko abantu bakizwa bakaza mu nsengero n'ubundi nta handi wakirira isi ntizagukiza izagufasha kurushaho gukomereka n'ubundi nta mahitamo dufite ariko kuko bari imbere y'umugabo uvura imitima cyane kandi we ntago bifata igihe ariko bisaba nawe kumenya uko mugendana nabo ndaza gusoma nimba ibyifuzo ibitekerezo byabo mu kanya ikindi twavuga ni ugutangirana n'Imana abantu hari ukuntu abantu batangira ku giti cyabo nigeze kubivuga Anete yantumiye umuntu agasanga yishiriyeho fondasiyo akaza akabwira Imana ngo nsakarira Mana Imana ze ushyiraho Anthony yari ihari ushyiraho amadirishya yari ihari ugura ikibanza ntiyari ihari none gusakarira guteze niba ushaka kwirinda ibintu nk'ibi bwira Imana ngo Mana ko nabonye ikibanza uri tayari kugendana nanjye oya ahubwo hari nyine ibyo ngibyo byo kwishyiraho fondasiyo nta bindi ni za liste umuntu aba afite akariste kanini kandi ugasanga ku kariste nawe ubwawe ntukujuje iriya liste usanga ubyuje nyine kadahumeka urayizi nimwe bashyira mu murima cyangwa nimwe bambika ikoti gagara mu murima ku giti kugira ngo yirukane inyoni cyangwa bamwe bambika imyenda abacuruzi kugira ngo kugira nyine berekane umwenda ufitinga umuntu ahubwo atashaka umukobwa udizayininze uteye nka kuriya hano bikase ukamubaza ngo umuntu uzakudizayiningira ariko kare mu materaniro pastor yatwigishije aduha urugero atubwira ukuntu hari umuntu yagiye gusenga akavuga ati njyewe ndashaka kujya hanze nta byangombwa agira ngo ndashaka kugira iki yewe avuga nyine ibintu ashaka ufite kandi we ntazi no kwandika so ugasanga za liste wakoze nizo za fondasiyo wishiriyeho kandi mu by'ukuri zigoye kugeraho cyangwa wenda ugize ngo ugere kubigeraho ugatangira none se muravuga ati munajya saba inzahare ngenzi oya ntabwo usaba inzahare umuntu ashaka kuzagukuwe nyine ngate mandere nabayeho nabi shakira umuntu wabayeho neza Imana sirobanura ku butoni Imana nagirobanura ku butoni Imana iradukunda twese kandi Imana izigi dukwiriye kandi impamvu izidukwiriye ibyiza ntago ari ukuba ufite iyo PhD ntabwo reka da nese PhD niyo nziza nta nubwo yubaka nta nubwo ibyiza ari uko ufite imodoka nziza ntabwo birabyubaka sibyo ibyiza n'iby'Imana ishaka ibyiza n'iby'Imana izi wa muntu udafite ibikomere wa muntu umwana mara n'ukwezi kumwe imodoka igahitiza ese ko ndi kwigisha cyane none ntituvuge gusangize umuntu udafite ibikomere none ubuzakuraho umukobwa udafite ibikomere oya utarakundanye n'izo muri abo bantu uzakuraho umusore utaraciye muri izo kopinage muri iyi si iyi minsi reka rero nkubwire barahari niba barahari cya mbere ikindi cya kabiri niba utarimo ntushakira hano n'abakuru bahaye gusa igihari ni uko hari abantu babiri uretse mbakubwire hari abo ngabo ariho n'umukobwa umwe nawe nababwira urugero ufite 30 aho ngaho rwose utaranakundana ariko mu by'ukuri nta gikomere afite ari tayari yanze kubera ko ategereje igihe ko kigera barahari bamuvuze kenshi barahari ndi gutanga ingero hari n'abandi babiciyemo ariko Imana irabakiza Imana irabakiza abo ngabo mu mutima wabo basa nkaho bameze nkaho ari bugitangira there is no mu Kinyarwanda nta migozi bagifite nta bantu bakibakururana hari umuntu mukundana ugasanga arakibuka izina rya kanaka kiganiro ni kanaka kera nigeze kuhura n'umuntu umeze gutya kera harundi horo ugasanga wenda ntimurakunda muri kuganira ugasanga murangije ikiganiro aguhaye ingero z'abantu nk'icumi
iyo yakundanye bahuriye bagize gute, ariko hari n'abandi ibyo ngibyo bitaba byarangiye, hari abakize hari naho bitarabaho. So ntabwo wavuga rero ngo singo ibyo byashoboka cyane. Icya mbere ariko nawe ni ukubwiza Imana ukuri, vuba Imana umutima wanjye urawuzi, urawureba urawuzi, uzi ikiwukwiriye. Ushobora no kuba igikomere utagikize, Imana ikaguha umuntu ugufasha muri rwa rugendo rwo gukira. Yego. Anyway, hari ikintu tutavuze kuri deliverance nshaka kuvuga gato twirukanka. Mu kintu mugomba kwitondera muri deliverance yanyu. Uzitondere umuntu mwaryamanye bwa mbere akakudevirja, akatubivuga gutyo, kuko haba harimo igihango cy'amaraso. Uzitondere nanone undi muntu ukwambika impeta, impano y'impeta, amariance, hari ukuntu bigenda biboha ubuzima bw'abantu. Rero bari abantu mufitanye ibihango bitandukanye bya by'impeta, hari ukuntu umuntu agukadona ikintu ariko gitongereye kikaboha ubuzima bwawe, ugasanga nawe nukundana n'umuntu nta muntu mumarana umwaka cyangwa mumarana amezi, mugera ahantu byoshye ubukwe bugapfa. Ugasanga none kubera ko wa muntu mutakiri kumwe, wa muntu mutakiri kumwe. Kandi ikindi abo mvuga n'abantu bameze nk'aho mwagiye mukorana ibihango bikomeye. Abo bantu iyo batarava mu buzima bwawe uhura n'ibibazo byanze bikunze, uhura n'ibibazo. Abantu bagiye barisanze nyine Yesu akabafatira bageze hagati. Icyo kintu mugomba kukimenya cyane. Abantu bagiye babambika impeta ntimwanabana, abantu bagiye babakadona ibintu ntashatse kuvuga n'ibyo muzi, ugasanga umuntu hari utwenda twahehe bagiye baguhamo impano. Ugasanga umuhungu mwaryamanye bwa mbere kakudiverja. Abo bantu ugomba kujya ukora urutonde rwaho ibyo bigaraje. Ese abahungu ntago bo bajya bagira ibyo bibazo? Of course. Igihango no si igihango umuntu abakoranye n'umuntu nawe bamubona binakadora. Babafitanye umunsi w'umwuka, mufitanye isezerano n'uwo muntu. Kubyumva. Kandi iyo sezerano uryambikira ibirindi. Yego. Nibyo bibazo rero ingo nyinshi zijya zigira, ugasanga ni impeta hejuru y'indi, ni isezerano hejuru y'indi, benga ni mugondo. Marugondeka amasezerano. Anyway, ni ibintu byo kwitondera cyane. Tuzagira na session yo kuvuga kuri deliverance. Imana nibidufashamo. Ikindi twa turi kuvuga gutangirana n'Imana. Ikindi no gufata igihe. Igihe gutindana n'Imana n'ibyo bintu urimo kubiha igihe. Nta bintu byo kwirukanka, buhoro buhoro mugatera intambwe kuyindi, ukabisengera, ukamenya mugenzi wawe, kumumenya n'iki. Byabana byiza mukanasengana. Gusengana uko mushobora gusengana niko mushobora kugenda muhuza kandi munabwizanya ukuri. Ugasanga ibintu ubimenye mugeze mu rugo. None se mwiriwe mufatanye tuganza. Ariko gusanga Imana yamukuzaniye kugira ngo mufashanye gukira. Mufashanye gukira. Bibaho cyane. Bisaba rero ngo mubihe igihe nanone. Ikindi twavuga no gutekereza ku ngaruka mbere yo gufata icyemezo. Buriya biragoye. Buriya bijya bikorana abantu. Hari ubwo abantu hari igihe urukundo ruca mu ntambara nyinshi, cyangwa se umuntu agapfa gufata icyemezo ariko atatekereje ku ngaruka zizakurikira ku bya bintu. Buriya buri icyemezo cyose umuntu afata biba bivuze ngo nihanga nzishingira n'ingaruka zizabizamo. Kubyumva umunsi Eva na Adam baryaga kuri yambuto bafataga icyemezo cyo kwigomeka kuri jambo ry'Imana, byari binasobanuye ngo tuzirengere n'ingaruka zizabizamo. Kubyumva zizabizamo. Buriya mu byemezo bikomeye muri isi uzafata, icya mbere gukurikira Imana yawe. Yego. Ni icyemezo gikomeye. Icyemezo gikurikira icyo ngicyo no guhitamo muzabana. Wihige mavuga. Yego. Ariko rutekereje kuri imbere kavuga ati Imana yanjye we. Nibyo navuga ngo biragoye kubera ko usanga abantu benshi ajya kwibuka ingaruka aruko yamaze kugerayo. Biragoye ariko birashoboka. Birashoboka kuko dufite Imana. Twavuze kugisha inama Imana. Anyway, amasaha arimo aragenda. Kandi tugomba gusoma n'ibitekerezo. No gutekereza ku ngaruka z'ibyo bintu bigomba kujya. Noneho umuntu yakwibaza ngo ni gute nakira ibikomere cyo mu rugo. Bwa mbere twavuze uburyo umuntu yabyirinda, ubwo noneho n'ukuntu umuntu yabikira. Byinshi wagiye unabivuga. Icya mbere wavuze no gufungura umutima wawe imbere y'umuremyi wawe, imbere y'Imana. Imana
ukayifunga. Hari ukuntu abantu basenga mu kigare cyane, ugasenga isengesho wumvanye mugenzi wawe. Ubundi isengesho ni iki? Kayifata no mu isengesho ntabwo ari uruhererekanye rw'amagambo aryoheye public kumva. Iyo definition ko ari yo, ntabwo ari uruhererekanye rw'amagambo, ni ikiganiro cyawe n'Imana ahandi hawe bitewe n'ingingo mugezeho. Bwira Imana ati Mana, Nega nta nubwo gusenga rugumiriza gusa, ushatse ushaka kwicara jya mu cyumba cyawe kazana n'ikiraro bati Mana dore ngiye amazi ngwino karibu kwicara nanjye dore nicaye aha, reka none utubwizanye ukuri ngiye nkubwire. Ibwiye rero ntavutse ntarakumenya babizi wacu nyine ntibyari binyohereye kumenya Imana. Cyakora nayo ngo pastor bakuvuga nabwo nkumva ntabwo biza neza. Ejo bundi numva ndakumvishe hari ukuntu nahise nkumva. Ariko nawe ni nkaho waje utinze. Kandi usanga ubuhungu naratwiteye udukobwa nuko usanga hari ingo z'abandi naciye abantu inyuma, hari nakoze nagiye niba abantu, nagiye mbeshya, navuze abantu nabi. Ivyo ni ibintu nagiye nisangamo. Ibintu rero ntabwo nshaka gukomeza kunkurikirana. Banza umfashe ibi bintu banze bimveho mama. Yego. Nkiriza umutima dore rwose de runaka naramwambuye. Nkubizi runaka naramwambuye. Uko niko basenga. Nuko ubwo ndi gusenga. Aramubye ajya gusenga. Akanyuzemo. Noneho akajya asengera abana be agasenga. Noneho yagira agategeko ko hagati hari umushuti waje kureba umwana, umushuti w'umwana we. Akavuga ati Jose, harya mwana mwingana yitwa Korodine na Korodina mana umufasha. Agatakomeza nawe. Nabyo nta kibazo. Ariko nta kibazo no kuvuga cyane. We yabyoroheje. Ariko hari undi bataka nkavuga basenga navuga basenga. Isina rya Yesu. Abo bazimu bose. Mu burangare mwisenyine. No, umuntu ari sincere imbere y'Imana. Ageze hagati ibuka ko umuntu yamwibagiwe. Yego. None se bazizina. Nta n'isengesho ryiza nk'iryo ngiryo. Isengesho urasa ku ntego. Isengesho ririmo amacenga, urakwepa Imana. Umuntu uri kuborokora ibintu. Niba ukwihana, bwiza Imana ukuri, Imana bwite. Nakubwiye umuntu wihanaga, Imana asaba Imana imbabazi gucyura abantu bayo vuba. Ntabwo arimo ari hano kwica. Ngo gugufasha gucyura abantu vuba. Undi akavuga ati Imana amabari hari ry'umubiri. Irari ry'umubiri ariko ni ririhe. Ya. Bwira Imana ngo Mana ubusamanye buranzengereje ndashaka kubureka. Mbere yuko ugira nundi ubibwira banza wicare ubifungue. Kandi iyo ubwiza Imana ukuri, Imana inakuyobora no ku muntu wanagufasha. Atari ukwirukaga gusa ku muntu wari wese ubonye. Urano isi nayo yarangiritse. Usanga abo kugira ikizere ni bake. Nibo bake cyane. Ubundi ukuri Imana yarabikoze. Niyo mpamvu habaho itorero ni ibiro kuko abantu ntibazi gukorana n'Imana mu kirere. Byaguye Abisirayeli gukorana n'Imana tutareba, avuga ati basi mutubumbira akantu nubwo byaba ari tafari, noneho mutubwira basi none nayo iyeranje icyo muri iki kintu abantu bakenera ahantu bagira contact. Niyo mpamvu habaho itorero kugira ngo habaho ubujyanama, habaho kuganiriza abantu, habaho kubaka imitima, Imana inyuzemo imigambi yayo. Ariko Satani nawe hari ukuntu yatuvangiye. Arabizi yashatse kwiyoberanya mu itorero. Araryinjiramo ugasanga harimo bamwe utakizera, ukabwira umukozi w'Imana ibintu situation yawe, ejo ukabisanga ku muhanda. Ni ikintu gikomeye cyane tugomba kwitaho nk'abakozi b'Imana, kumenya kugira ibanga. Ibintu ubwiwe by'ubuzima bw'umuntu bukomeye ntabwo ari ibintu byo kuvuga ushyiraho n'amazina y'umuntu utaranga umuntu. Ugasanga wabivuze muri quartier byahageze, yakubwiye situation mu rugo ye cyamaze kugera mu muryango. Nibyo bijya bituma n'abantu batinya kwegera abashumba bamwe rimwe na rimwe akabigumana. Ikindi n'abahanuzi n'ubuhanuzi. Ndi mu bantu bakunda abahanuzi, ndi mu bantu bakunda ubuhanuzi. Yewe gakeya nka rimwe mu myaka myinshi nshobora no guhanuraho gakeya. Ariko hari ibikomere byinshi mu rukundo biva mu buhanuzi cyane, biri mu buhanuzi cyane. Umuntu abantu barabanye yaraje ngo Imana yambwiye ngo kanaka tuzabana. Oya ngo su awe kandi bana bakoze ubukwe. Ugasanga umuntu yarakamiye. Ni Satani. N'uwo n'urupfu ahubwo ko baba barasezeranye ngo bazatandukanywa n'urupfu ngo uwo muntu uzaka. Hari abantu bari mu divorce. Kuko ko umuhanuzi yamubwiye umuntu yaramubwiye gutya. Anyway, Imana idutabara ariko mwirinde ubundi ubuhanuzi
tuzajya sesiyo yabyo ndashaka kuzavuga ku buhanuzi tubujye midani tubusesengure yewe nahe sinihagije tuzatumira n'undi muntu umwe gakeya batukungura ibitekerezo abahanuzi abantu nicyo bakeneye abantu bakeneye kumenya uburyo bayungurira ibyo bintu umuntu arabyuka mu gitondo ati katika pa Imana iravuganya nawe ugasanga rero Imana yakubwira ati Gisele ni wowe wawe oya ahubwo murabati wowe mbonye ugiye gukora ubukwe none iki sinzabukora sindi umukobwa yego mase anyway ya numva nukuyungurura yego bivuga ko Imana itamweretse ko hari igihe biterwa n'icyo message iziye ari message umuntu akabako agahita avuga ati uyu muntu arabona nyiragwe agahita bishingiraho yemeza ko uyu muhanuzi akomeye cyane bigatuma yumva ko twambwiye ko nzanakora n'ubukwe ariko buryo none yanabukora agaruka akambwira ati we ntago ari uyu nguyu agahita avamo akagenda anyway ariko ibyo byose biyungurwa no gukura mu mwuka iyo umuntu akuze agenda akura bigenda bifasha icyo twavuga kuba open imbere y'Imana no kugandukira umuremyi wawe kumwirekurira kujya imbere y'Imana ukayirekurira ukayigandukira ukagandukira ijambo ryayo ikakuyobora ukayoborwa nayo n'imbaraga z'umwuka wawe washaka ubwo ugasenga ukabwira Imana ikakumena niburi nyine muri Yeremiya 18 Imana yahaye umugani Yeremiya yaramubwira ngo ikibumbano ni inzu mu nzu y'ikibumbano ati wabonye ko nyine mu nzu y'umubumbi arambwira ngo mena icyo kibumbano gucyo yarafite kirameneka arongera kibumba yamuhagura umugani w'Abayisirayeli ati se nakongera kubarema kubera situation kubera system kubera ubuzima waciyemo bwakuremye ukuntu imitekerereze yawe ifite ukuntu ireba nyine wabaye urundi muntu iyo ukijijwe biba byiza iyo usenze ukabwira Imana ukavuga ati rero Mana ngiye imyaka yose namaze kwiremamo ukuntu nabaye undi muntu ariko byashoboka ko wamena byashoboka ko umutima wanjye wakomeretse ntusane uhereye ku bikomere ufite hari ukuntu ikintu cyo cyamenetse ugafata ukegeranya ukungikanya kandi Imana n'umuremyi ifite umutima umenetse n'umutima ukomeretse ni bimwe oya umutima ukomeretse oya ariko umutima ukomeretse ubukomeretse ikimenetse n'igikomeretse biratandukanye abeterwa n'ikintu ariko iyi Imana ibikoze irakumena bushyashya kumena Bibiri ivuga abantu bubatswe n'ibitari ibyayo yes ugasanga ubatswe na za kamere ubatswe n'ibindi bintu nibyo twavugaga ntabwo Imana igishyiraho ikomereza ku rufatiro rwa Satani irabanza igasenya imfatiro zindi zitari izayo wari warubakiyeyo ikonye hari ukuntu abantu bavuga ati twebwe uzabaze iwacu dukomerezeho dufite ukuntu tubayeho nta muntu ugituvogera ntabwo wakora Imana umeze gutyo ukiri vuga ati twebwe ukiri muri za twebwe muri zanje iyo narakaye uranze ntabwo ari uko yewe n'umuntu nkuru rero yakumara akubwiza agusomera avuga ati Mana yanjye anyway kumenekera Imana ni ikintu cy'ingenzi cyane ariko uko umukozi w'Imana ukuntu uzana cyane twe nkavuga ni mwana abantu buriya bazimuzwa abazima bariho koko hari umuntu yatwandikiye imvaho nitugera mu byifuzo niba ari byifuzo inyunganizi ikindi counseling kuva ku Mana kuva ku bakozi b'Imana nubwo twavuze ko harimo amafobie ariko na vrai biais zibaho kameme harabo kwizera nubwo atabanje ariko no mwitorero usengeramo buriya ni gute naba munsi y'umushumba ntamwizeye nava muri iryo torero Fazari noneho ni kimwe twavuze bwa mbere hano ni nako bimeze uyu ufungukiye Imana buriya reka nkubwire uzi ko Imana igivugisha abantu bagikizwa cyane uzi ko ari umuntu ukubwira ati ngiye nkumbuye ukuntu Imana yagiye imvugisha kera uzi impamvu kiriya gihe wari ufite umutima umenekeye Imana cyane wegera Imana irakuvugisha ingero nyinshi nuko abantu benshi usanga Imana igusanga mu nzozi usanga umuntu akubwira ati ngiye narose kanaka Imana igusanga mu nzozi Imana irakuvugisha iyo wabikoze kwa kuneye twabivuze ukayiganiriza ukayibwiza ukuri ukavuga ati rero Imana icara aha niba wicara cyangwa simbizi nge nicaye aha nige nawe turi babiri uko usenga gutyo Imana inakuyobora n'ahantu hazima ikuyobora no ku muntu muzima mbega ntago abantu bose bapfuye bose niba benshi nibazima ariko ntabwo ariko buri bose bafite ubutumwa bwawe nta nubwo ariko buri bose Imana wenda bahishurirwa ibyawe hari uwo rero Imana igutegurira akaba ari we
ikuzanira. Anyway, twivugire indi ngingo. Ingingo ya gatatu yo igufasha gukira, kwiga kubabarira. Niba utarababarira abantu baguhemukiye mu rukundo rwa mbere, rwaba rwa fraude, rwaba n'urwo wari uzi ko rwemewe. Hari ubwo mvuga ati ngewe nari nzi ko turi kurambagizanya, tugiye ko ugasanga umuntu yaguhemukiye kandi mwibira ngo muri mu nzira. Mufite n'ubukwe ari ibintu biri ku murongo, ugasanga biragusaba ngo wige kubabarira. Nutababarira, buriya kubabarira bivuga iki mu Kinyarwanda? Kubabarira tubisobanure. Kango none se mvuze ngo kuburanira, ni ukuburana mu cyimbo cy'umuntu. Kubabarira ni ukubabara mu cyimbo cy'umuntu. Uko bivuga ni ukuvuga ngo utababarira ubabariye, ni ukuvuga ngo wishyira mu bituma ikikuremereye kikuvaho. Ariko iyo utababariye umuntu, hari nubwo we agumye yibere mu mudendezo, ugasanga wowe uracyababara. Ugasanga ngo yakungure badise ngo kunaba yishimye n'ibintu yankoreye. Wowe biragusaba ngo umurekure. Murekure mu mutima wawe. Numara kumurekura bizatuma utagendana uburemere bwe, kubera ko impamvu ukiremerewe uracyamugendana. Hari ibiro byawe, hari iby'ibikomere. Niyo hari igihe usanga ufite nk'ibiro bingahe, ugasanga ujye ukuramo n'iby'ibikomere. Nabyo birarembera. Tubigabanye abantu bafite ibiro byinshi. Ni byiza ko abantu biga kubabarira. Ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu twakoresha ijambo kwiga kubabarira. Bisaba ngo Imana iguhe uwo mutima, iguhe izo mbaraga, ubashe kurekura umuntu, ubashe kumubabara. Terema yakubabaje bikomeye, biragoye kumva ko umubabari. Hari igihe wibwira ngo rero iyo ubabariye umuntu ngo niwe ubugiriye neza, ati sinshaka kumugirira neza. Ubabariye ni wowe uba wivuye neza, kuko uba wikuye muri ibyo ngibyo byagukururaga. Ikindi no gufata igihe cyo gukira. Hari igihe muganga akubwira ati genda unywe imiti, akaguha hopo medicale, kabari ugaruke, fata hopo medicale ugaruke. Ariko umuntu uvuye muri deception, ufatiyeho wisufatiraho bimwe by'abapagani ngo inzoga ivugwa n'iyindi yarayasinza ayibyukiyeho ngo kugira ngo umuti w'inzoga n'inzoga, ugasanga n'ibyo ngibyo. Niba hari abantu bafatira amadecision yandi y'ubuzima mu bikomere, ugasanga kubera ko uyu nguye umuntu mwakundanaga ejo ubonye invitation kugira ngo mpangane nawe, ngiye kwiranje nanjye mitemo ubukwe kandi yaranje nze mbere y'itariki imwe cyangwa dukora umunsi umwe. Ibyo ubwo mu by'ukuri ibyo bintu ni ubukwe, ni igikomere kiguteye gukora ibyo ngibyo. Hari igihe rero bisaba ngo ufate igihe ukire ubanze ubyakire, binagufasha no kumenya impamvu. Yego, impamvu yateye icyo gikomere, icyo wakwirinda, icyo ushaka. Anyway, twavuze byinshi. Turabivuze. Ufite ubutumwa aho twumve? Oya. Yego, kubusaya ma audio. Hari umuntu twahaye ama audio. Ni menshi cyane kandi. Oya, ariko ni message. Kashaka message. Nta kuntu ubutumwa twandikiye kuri audio twabona muri message. Zanze no gufunguka. Niba ugukundira ubidukorere. Kaduso mundi Shalom Pastor na Giselle. Yesu ashimwe cyane. Hama ku kibazo cya deception, ngewe numva ko umuntu yakwirinda kujya muri relation hakiri kare, copinage. Icyo nicyo twakivuze, kugira ngo atazahura n'abamuyobya, hama bikamuzanira ibikomere bizagora gukira, nkuko muba kabiri Bakorinto 11:3 abivuga. Ngo ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayoborwa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Yaduhaga icyanditswe kiri muri Bakorinto 2:11-3. Ngo kandi ikindi kubw'amajije kugira ibikomere kandi Kinyarwanda kirahaze. Okay. Nukubihoka imbere y'Imana, kuturinda kugira hypocrisie imbere y'Imana, ahubwo ukayibwiza ukuri, agashaka umushumba akakojya deliverance. Nibyo yavugaga, bimwe twagiye tubivugaho. Yesu ashimwe. Biragoye kuvuga ko watanga inama yo kurinda abantu kugira ibikomere byo mu rukundo, kuko byasaba ko urema umutwe ubutasi. Bimbu yagutaka.
no kuri n'abantu bikomeye mu rukundo ngo byagusaba kurema umutwe w'ubutasi gucukumbura ibitero bya Satani n'abagenti be. Ariko hari ikintu abantu bitiranye nk'abantu bari inosa mu rukundo ariko ikiza cyaryoha kereka ushaka kujya mu rukundo ubanje akiyubaka mu buryo hejuru byera cyane nk'uko Yuda 1:20 bivuga, hanyuma noneho akaba mu mudendezo wo kurondora no kumenya amakuru y'umuntu wese ushaka ko bagendana mu nzira y'urukundo. Erega ashobora no kuba uwo ubonye ari umuntu muzima wavamo umugabo cyangwa umugore wakubaka, ariko atari wo mu gihe cyawe, cyangwa se hari ukuri afite kwiza ariko utakwishimira kubana nako. Afite nk'ukuri wenda ugasanga umuntu yavuga ati ngewe buriya nakuyemo inda nka 5. uko kuri ikintu abantu bitiranya. Ibikomere ntabwo umuntu ufite ibikomere ari umuntu mubi cyane, reka ni ibintu yahuye nabyo, n'undi wese yahura nabyo ntiwamucira urubanza, ahubwo mufashe gukira kandi nawe namenya ko afite ibikomere abanza akire. Avuga ati byiza rero ni ugukuza umuntu w'imbere akagushoboza kurwana n'intambara z'inyuma, harimo n'ibyo bikomeye. Yego, yanze kuvuga izina rye, yanditseho ngo APP, umutwe w'ubutasi. N'ubushinga umutwe w'ubutasi. Yewe sindimo ndakubwiza ukuri. Undi mwiriwe byiza gushishoza mbere yo kujya mu rukundo, twagira ngo tubabaze uwo umuntu uvuga umuntu uvuga ibyegeranyo yitwa nde? Umuntu yamukura he? Turabakunda hano Kabeza, murakoze. Yitwa Egide Isabwe. Ushobora no kujya kuri Instagram ye ukandika Egide Isabwe, utumubona ukamufollowinga, asigaye ukamwandikira, mukivuganira kagenda neza. Ni umukozi w'Imana. Rimwe na rimwe tugiye tumutumira hano, tuba turi kumwana turakorana. Nta message ufite wowe? Iyo mfite umuntu sinzi uramufasha, aravuga ngo you can forgive but the memories keep replaying. Ushobora kubabarira ariko ibya kera cyangwa se memories, ibyo wibuka, ibyo wabayemo bikagumiza bigaruka kandi wababariye. So ukababarira ariko kwibagirwa bikanga. Etape ya wowe banze ubabarira. Iyo ni etape, kuko kubabarira bikurinda guhora ubabara. Ukubyumva? Ni ukuvuga ngo uwo muntu umwishyuriye ubukode mu mutima wawe, ni umupangayi mugendana. Birasaba rero ngo umuhe priave abanza kuvira mu buzima. Birashoboka ko wabyibuka, n'ubundi kubabarira ntibivuga kwibagirwa. Ntibivuga kwibagirwa. Ukubyumva? Ariko ikingenzi ushaka no kuvuga ngo banza usohora uwo muntu ave mu buzima bwawe. Ariko niba ibyo wibuka bijye biza ari element étranger bitagutuyemo, nuko ngo nibiguturamo birakuremerera kandi biremera umutima wawe, ugasanga rero umutima w'umuntu ufite ibibazo bikomeye. Ariko Imana ikiza cyabyo byo twavuze byose, Imana yomora ibikomere. Ariko no kutibagirwa numva ko ntabwo ushaka kwibagirwa, ntabwo ushaka kwibagirwa ahantu watuye, ntabwo ushaka kwibagirwa umuntu mwahuye. Gusa ntabwo bivuga kwibagirwa. Ikibi ni ukwibuka ibintu bibi bikakugumamo cyane, ariko ko umuntu mwaramenyanye, kuba umuntu mwarakundanye, ntabwo kumwibagirwa se ni nko kwibagirwa umuntu mwaturanye igihe kirekire, biragoye. Nta nubwo nibaza ko wibagiwe icyakubayeho, icyo tuvuga twebwe ntubitinde urakira. Kuraho ikintu gituma uwo muntu akigaruka mu buzima bwawe, kandi akagaruka nabi. Kubera iki uyu munsi wa none warashatse mu bitekerezo byawe ukire ucyomatanye n'umuhungu mwakundanye kera. Nibyo bintu twavuze, hari amasezerano mutakase akikugendaho. Hari n'abantu sorry kubivuga, hari n'abantu bajya muri intimite y'abashakanye, ugasanga ntari kumwe n'umugenzi ako kanya, arimo arakoresha image ya kera y'undi muntu, y'umuntu yishimira cyangwa undi muntu wo hanze. Yego, bibaho cyane. Ari nk'abandi bantu bafite batabana, mwashakanye n'umuntu ariko wenda aba muri Amerika wowe uri Kigali, ntimwagize igihe cyo kubana cyane. Abo nabo bafite urugamba rukomeye cyane. Hari ukuntu bagwa mu mutego wo gushaka ntabwo ari bose, ni amakesi makeya
njya menyaho wo gushaka nyine gukemura ikibazo cy'amarangamutima bya hafi bati umuntu ari kuri noneho kandi nikemura ikibazo akaba yakora ku mwex we akaba yarema ubundi bushuti bwa hafi n'umuntu wa hafi arimo arashaka koroshya umusonga we. Niyo mpamvu twavuze ngo ibyemezo byose ufata ugomba kuba witeguye n'ingaruka zabyo. Niba wiyemeje gukundana n'umuntu uri muri Amerika kandi uzi ko atazabona icyangombwa uyu munsi, ugomba kuvuga ngo nzihanganira uru rugendo mpaka musazamara imyaka 2 baterera kare sinabivamo ntago nabyisha cyangwa amatereka singiye ntabwo ndivorishije ariko nzajya ninyabye barabyumva nzajya ninyabye harabameze gutyo ariko byuma hari nandi makosa utize umwanya wo kuvuga amakosa twebwe no gusoza n'abarokore bagiye bakora bamwe na bamwe ugasanga wakijijwe wenda wabayeho udakijijwe igihe kiragera uza gukizwa wenda hakijijwe umugabo umugore ntarakizwa noneho ugatangira gushyira mugenzi wawe ku nkeke hari ibintu Pastor Eric yavuze sha izabahondagura ataba diamond bakuri tabazimu biwanyu sha manya yaje hangaye nabo no ntabwo umuntu uri kumufasha kumenya iyo mana wamenye ahubwo uri muramuteranya natwe hari abantu bishyizemo abapasiteri ugasanga umuntu yishyizemo pasiteri runaka yishyizemo urusengero runaka ngo baramusenye ariko ugasanga byatewe n'ubujiji bwawe mugenzi wawe niba atarakizwa ntabwo akizwa kuko wamutongereye ikintu cya mbere akine kumwerera imbuto akubwira ati ko mbona wahindutse habaye iki oya sinabashakanye gusana n'abantu mu buzima ubwo ko tuva mu by'urukundo niho nge nashatse kuko na amakesi ariho no muri n'ama divorce kandi nzi ntabwo ngubeshya nzi kubyumva kubera ikintu nk'icyo ugasanga nundi abantu barahishanye ibintu ugasanga kubera umuntu ngo yakijijwe bagahita basenya icyo kigatuma kiba intandaro ukamutongera ukamushyira ku nkeke umuntu akavuga ati rero ibi by'abarokore ntabwo nabivamo ngewe amateka akavuga amateka ati pasiteri ngewe nakuze rwose nifitiye ibi n'ibi ndashaka umuntu nakujya akijijwe hakugira ngo urwo rukomere ahubwo rurushaho kuba jirwa yanshyira ku nkeke ntabwo ari ibinasenge ntabwo ari ibinifuzaga nzagira kutagira ababyeyi cyangwa nzagira kuba nanibereho gutya ngire n'inkeke ya buri munsi nagende nanjye nzabaho we n'ubundi kudivosa ntacyo mubwiye kuko n'ubundi nyine ntakijijwe uri kubyumva havuga ati nzagwa ahandi hakigendera ukagaruka mu cyuma cy'amasengesho ngo mana warambeshye yakubeshye itese ni ukutamenya ubwenge niyo mpamvu ushize twavuze umugore w'umunyabwenge tuvuga kuri Noza kuri Abigail muzakurikire amaseri twagiye tubanza ari ibintu byinshi twagiye tuvuga ubutaha tujye dukomezanya bizajya byoroha cyane wifatiye kuri kiganiro hari ibyo mutangamo ibitekerezo mukamera nk'ari bishyashya ariko twagiye tubivugaho cyane tuvuga ingingo ku yindi tuvuga uko umuntu arambagiza tuvuga ibi twagiye kugera ku bikomere kubera ko twabonye izindi message zitubwira ati muzatubwire ku madeception yawe anyway dusoze ariko hari umuntu wambwiye ngo iyo umuntu akurambagije afite ibikomere umwe muri mwe afite ibikomere ngo mubana gute n'uwo muntu iyo uri umunyabwenge ushobora kandi wenda abizi umwe mubizi uzi ko ndakomeretse nk'urugero ushobora kuza nkagira amahirwe yo kumenya ko ufite ibikomere icyo gihe biranyorohera kukwakira ukuri kuko wabimenye kuko nabimenye ushobora kuza urugero umusore baramubenze bamubenga yateguye n'amainvitation yasohotse n'urugero umukobwa amubenga ubukwe bugiye kuba urumva wenda cyangwa se yamufatanye aryamanye nundi yagiye gusezera urumva yagiye gusezera icyo gihe wa musore akahita abona ko abakobwa bose bameze kimwe kandi yaramurambagirije hantu hera twavuze urumva image atagira atavuga ati abakobwa bo mu rusengero cyangwa abahungu bo mu rusengero ati yababawe
so noneho yajya gushaka iyo wenda uwo umukobwa akundanye nawe inshuro ya kabiri ashoboye kuba yasobanukiwe impamvu uriya muhungu yari afite ubukwe burapfa n'urugero iyo abimenye hari igihe utashaka kubyihanganira umuntu wese ni umuntu ukananirwa kwihanganira inkeke kuko arakubaza ati uri kumwe n'abagabo n'urugero ahora afite ubwoba yumva ko nawe ubwo uragiye ubwo nawe ugiye gusezera nko kumwebye bwa mbere byagenze so agahorana icyo kintu hari umuntu udashaka kubyihanganira kubera ko utanyizera ntabwo nyizera ikindi kandi ashobora no kuba nawe ushaka kwisanga kubera ko aguma gukanga akwitiranya gutinya nawe ukumva se wamugani ubuzi ko ariko ubundi nanjye buriya ukumva ni wowe ikibazo kandi mu by'ukuri ntabwo uri ikibazo ni ibyamubayeho we atarakira kubera ko wakomeretse bimwe twavuze ibikomere bya affectinga n'undi muntu bigatuma n'undi muntu nawe yumva ko afite ikibazo kandi nta kibazo yari afite ahubwo kubera ko bari kumureba cyane mwagendanye utaramenye n'ibikomere bye kuko utangiye ku expecting umusaruro noneho ahubwo utangiye kukwihishurira so iyo ugize imana rero ukamenya ibyo bikomere uwo muntu afite mubwizanya ukuri umufasha gukira mubwizanya ukuri niba byarakubayeho wenda nawe byakubayeho hari umusore wakubenze n'urugero nawe barakubenze byabayeho hoya biterwa n'ukuntu biba byagenze rega ibikomere byinshi nawe biba byavuye biterwa n'ukuntu biba byagenze uburyo bakubenzemo so iyo mubwizanya ukuri ikindi twabivuze murasengana mubwizanya rega nta muntu ndako wenda barahari ariko hari n'abandi bakomeretsa ko ntago bivuze ko atazubaka ntago bivuze ko atazaba umuntu muzima ahubwo nakomereka kubera ko wambaye urukweto runini cyangwa rutoya ruragugira ariko urukweto rwawe yari urwawe cya gikomere wari ufite ushiraka gikotori mu gitondo kikuma so ibyo numva ko atari ibintu bikomeye iyo uzi ko uwo muntu mukundana afite igikomere uramufasha uramufasha kandi biguha imbaraga zo kumwihanganira urwo rwikeko afite wowe uramwumva yagize gutyo urabyumva kuko ikintu buriya aba yarabuze umwumva buriya munyabikomere iyo abonye umuntu umwumva ahita amwirundukiramo kubera ko yumva nta muntu umwumva nta wumva uburemere bw'ikibazo cye Imana yabwiye Mose ngo numvishe gusenga kwawe ubwacyo byari igisubizo kuko Abisirayeli ntibari bazi ko babona undi muntu wabumva abantu benshi babuze ubumva ukeneye wakumva ariko umuntu wa mbere wakumva ukanyurwa ni Imana yawe birasaba rero ngo ugandukire umuremyi wawe Imana yawe izakugirira neza ese hari ibyo tutavuzeho birashoboka kubera ko ubuzima harimo byinshi batabeye nuko twari twaratangiye iseri y'inkundo n'udukundo n'amacenga yo mu nkundo z'abasore n'abakobwa abiki gihe n'abakera turavuga reka tuzavuge no kubikomera reka dusoreze ahangaha Imana ibaho umugisha ndibaza uyu munsi twagize ikiganiro cyiza kandi mujye mudufollowinga kuri Instagram yacu kuri Iron Sharp Show ushobora kujya kuri Instagram yacu ukadufollowinga ni byiza cyane kindi ushobora kujya kuri YouTube ukareba ibiganiro byacu twagiye dukora surtout kuri topic twagiye tuvuga ibintu byinshi by'ingenzi ubwa mbere iyi seri ya mbere yatangijwe n'ikiganiro ni gute umuntu arambagiza twavuga kurambagiza kumuna bigenda ku mukobwa uko byitwaramo ikindi indi seri tuza kuvuga umukobwa mwiza umugore mwiza bibiri ivuga ninde turavuga ngo se akwiriye nde tugaruka uyu munsi turavuga ibikomere biri mu rukundo natwe ntako tutagize Imana baduhera umugisha kandi Imana bakize ibikomere Imana bagirire neza Imana ibyomo Imana babe hafi anyway nubwo twavuze ibibi ariko harimo abantu bazima hari abantu bazima mu nzu y'Imana bizasaba ngo Imana iguhuze nabo cyangwa hari n'abandi batarabazima ariko muri process yo gukira hari umuntu ari mu rugendo rwo gukira bisaba kumwihanganira ngo abanza akire kandi twirinde gucira abantu imanza hari igihe Imana umuntu nyine aho Imana yamufatiye niko imuzanye Imana rero iracyomora iracyashyira ibintu ku murongo itonde nimara kumwuzuza azasohoka mu ruganda ameze neza cyane kandi uzabona nawe ari umukobwa ari umusore Imana yahaye umugisha nawe rero wivuruguse muri byinshi ndagira ngo ntiwicire witeka Imana yawe ni umunyembabazi irakwakira ikakubabarira ikagukiza ikakubohora ikongera ikagusubiza ku isoko umeze neza hari ibintu bita bya recyclage urabizi kumwe
ibafata nk'imyanda bakongera bakayikoramo indi produit kandi ifite agaciro. Hari ukuntu rero ubuzima bw'umuntu buba bwarajagaraye bwarangiritse, Imana ikaza ikongera ikabubumbabumba ikongera ikagushyira ugasohoka uri produit fini kandi ufite agaciro, utitaye ku mateka yawe. Amateka yawe ntakubera imbogamizi yo kwegera Imana yawe. Imana ibasha kugira neza kandi ikagukiza ibikomere byo mu mateka n'ahandi twagiye tutavuga, byo mu muryango, ahantu hatandukanye bigenda byafekta ubuzima bw'ingo bw'abakundana muri rusange. Imana ibaduhera umugisha kandi Imana ibagire neza. Ndi kumwe na mushiki wanjye Giselle hamwe na Pastor Eric. Turabakunda cyane.